tutarasoma mushu umukiranutsi yashobora kubana n'Imana gute akamenya ko abanye n'Imana? Ni gute umukiranutsi yamenya ko abanye n'Imana? Hari icyo Bibiliya yita teka Imana iyo irebaho umuntu akuvuze umwe cyangwa benshi. Yego. Iyo umuntu akuvuze nabi, yego. Iyo abantu bakuvuze nabi, ariko bakuvuga nabi biherera ku Mana. Yego. Si ibintu byose bakuvugaho nabi ngo uhite ihurura. Yego. Ahubwo ibyo bavuze nabi babihereza ku Mana. Yego. Reka turebe ya Mana yabo. Reka turebe ya Mana ye. Ni ukukunegurira. Hari ijambo rivuga ngo Imana yabo irihe. Ngaho nigaragare tuyirebe. Yego. Ngaho se nigaragare. Ibyo rero. Yego. Urushinge rwa gatatu ku mukiranutsi ruyihutisha. Igitera Imana kugerageza umuntu ni igiki? Kandi se mu muntu hageragezwa iki? Ubundi nanjye nakwibaza Imana kwizi ko umuntu aremwe mu ibumba yanashizemo umwuka mukeya. Yamukuramo ikintu yava mu iki? Ubundi umuntu irajya kumugeragereza iki? Ariko hano ubundi siramuyobewe. Umugabo w'umuhanga yego yavuze ngo nk'uko uruganda rutunganya ifeza yego n'itanura rigatunganya izahabu, nguko ni ku Uwiteka ari ugerageza imitima. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe ukurikirana Mpumuriza GB Ministries. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire barebe neza mu izina rya Yesu. Twakiriye nanone Dr. Pasteur muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kandi tunejejwe nuko tukwakiye hano kuri Mpumuriza. Nturi umushyitsi ariko n'ubundi ntabwo uri umusango. Turakunezererewe. Amen. Wasuhuza abadukurikiye mbere yuko dusenga tugatangira ikiganiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo bene data. Ni Pastor Dr. Michel Zigirinshuti baramukije. Nifurije Pasika nziza kandi. Amen. Mwasenga Imana tugatangira. Mana turagushimiye kuduhaye kwicara muri uyu mwanya ngo tuganire ijambo ryawe, tuganiriza abera. Basenze ngo dufashe kandi duhane ibihe byiza, Umwuka tuyobore mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen and amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha mushumba kandi bishimire. Duhaye ikaze abantu tugiye kubana mwa kino kiganiro. Turifuza like nyinshi, turifuza comment, turifuza ko kandi mwakurikira kino kiganiro mukagisharinga, byaba na ngombwa mwabona kuko ni channel yanyu mugakora subscribe. Buriya iyo ukanze aho kuri subscribe cyangwa kuri sabone ubu tubwiye ngo nari kumwe namwe kandi ndifuza nibizakurikiraho kuzabireba ko ni channel yanyu. Mu bushize kuri Pasika twaganiriye ikiganiro cyuko Yesu Kristo yasenze. Tubabaza niba umukristo nijyari yasenga iryo sengesho nk'iryo Yesu yasenze. Muradufasha kandi cyatanze impinduka nziza. Aho rero niho twongeye kumva harimo akandi kantu wenda twakuramo, tukababaza ngo mbese gutinda mu kigeragezo ahari ntibyaba biterwa no gusenga nabi dukurikije amarangamutima yacu hanyuma gusubizwa bigatinda? Murakoze cyane. Yego murakoze. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yesu amaze kwemera, yego amaze kwemera ibigomba kumubaho, nibwo yahawe imbaraga. Yego. Yesu amaze kwemera. Mu kiganiro twagize avuga ko hari igihe yabanje kuvuga ati ariko iki gikombe rwose wakihoreye, kindenge mbega mbabara kindenge. Ariko ngo amaze kuvuga ati bibe uko ushaka, muri iri jambo yemeye ubushake bw'Imana, yego, nibwo yahawe imbaraga. Tubanze turebe mbere ko dusubiza iki kibazo, ni iki gitera Imana kugerageza umuntu? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, igerageza ndi, yego. Dusome ijambo ry'Imana. Yego. Turabe mu nzandiko za Pawulo, mu rwandiko yandikiye Abefeso. Yego.
twahafunguye mu Efeso. Ibice banza usome muri Yobu 28. Yobu 28 umurongo wa mbere. yego nahageze. 28 umurongo wa mbere havuga ngo iki? 28 umurongo wa mbere haranditswe ngo nukuri feza nukuri feza igira ubwobo yavuyemo, yego, n'izahabu ikagira uruganda icurirwamo. aha noneho aho ngaho none wahose muri Yobu ya mu migani rero, mu migani 17:3. Imigani 17 umurongo wa 3 haranditswe ngo 17 umurongo wa 3 haranditswe ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Urabyumvise? Noneho aho mu migani nyine simbuka tujye ku bice 27. Yego, umurongo 21. yego haranditswe ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, kandi umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Tujye no muri Zaburi ya 17. Zaburi ya 17 umurongo wa 3. Zaburi ya 17 umurongo wa 3 wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, yego, warantase ntiwambonamo umugambi mubi, kuko namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Igitera Imana kugerageza umuntu ni igiki? Kandi se mu muntu hageragezwa iki? Ubundi nanjye nakwibaza, Imana kwizi ko umuntu aremwe mu ibumba yanashizemo umwuka mukeya, ubundi umuntu irajya kumugeragereza iki? Ariko hano ubundi siramuyobewe. Umugabo w'umuhanga yego yavuze ngo nk'uko uruganda rutunganya ifeza, yego, n'itanura rigatunganya izahabu, nguko ni ko Uwiteka ari ugerageza imitima. Nubwo buriya mu muntu ikintu kigeragezwa muri we, yego, mu mutima we, mu mutima we. No mu gutegeka kwa kabiri ye mu gice cya 8 no mu cya 28 hose urasanga ngo Uwiteka yemeye ko wicwa n'inzara mu butayu, akugaburira ibyo kurya utazi n'abasukuza batigeze bamenya, kugira ngo agerageze umutima wawe arebe ko wakwitondera amategeko cyangwa utayitondera. Nkibaza, ntabwo Uwiteka abazi yuko uwo mutima wawe wabibasha kandi ari wowe wabiremye? Niho hatuka amagambo none Pawulo yanditse mu nzandiko avuga ngo ntabwo Uwiteka yemera ko tugeragezwa ibiruta kwizera kwacu. Buri gihe areba egalite, sibyo? Ukureshya, ukuringanira, ku munzani upima kwizera kwawe n'umunzani uzanye ibigeragezo, ngo arebe ko ibigeragezo umutima wawe uzabibasha. Hanyuma hepfo Pawulo akavuga ngo cyo kora hamwe n'ikibagerageza ngo ajya aca akanzu. Aho kanzu rero ngo ni ukugira ngo tugasohokeremo tubihunge. Iyo byakuzigazize, byakuzingiye mu izinga, byakuzongeye mu nzu ikize ngingi, yego, Uwiteka barasigaje akantu k'akanzu uzapfunukiramo ukavuga utusinge wahera, hakira mbonye mvuyemo amahoro, ndabicitse, yego. Gusa ikibazo iyo umukristo aciriwe akantu gasohoke mu bigeragezo, nkurikira akantu kakubwira wumve, yego, ubutaha kiragaruka, kigomba kugaruka byanga bikunda, kuzageza ubwo kizagusigwa yuko Imana ishaka. Aho nagira ngo mbabwire ko gutinda mu kigeragezo k'umukristo nk'uko mwambajije gushobora guterwa n'ibintu bitatu bikomeye, yego. Ubibare, icya mbere ni umugambi wakizanye kandi nyiracyo ntago awuzi. Icya kabiri, Uwiteka arashaka uzahasohoka uri muzima nk'uko izahabu isohoka mu ruganda bikarema amashimwe, yego. None kandi wowe Uwiteka akomeje kubona uri mu gupfubanganiramo, urimo urapfuba, ntabwo uri mu gushya neza. Icya gatatu ni igihe cyacyo, isaha.
hari umuririmbyi niba ari umuririmbyi niba ari korasi ngo ni isaha yawe itaragera ako kantu kabamo ngo gusuka Imana yabinaniwe ahubwo ni isaha yawe itaragera. Iyo ndirimbo yego gusa washobora nyirayo wamenye kumenya nyirayo uyu mwanya none ngaha noneho ku kintu cy'isaha nacyo yego sorry sinibuka niba twarigeze kubivugaho ahari gatoya mbabwira ngo nyamara kumva twakiganirira harira mbabwira ko nk'uko isaha igira inshinge eshatu les trois aiguilles yego inshinge eshatu z'isaha yego urw'amasaha urw'iminota urw'amasegonda izo nshinge uko ari eshatu burya niko n'umukristo isaha ye izifite. None se ko nanze ko ari urushinge rumwe rw'umukristo agize inshinge eshatu gute? Wowe wari uzi ko hari isaha igira urushinge rumwe ubwo nanze uko yagira wabona mu isaha hano harimo rumwe yego ariko byanga bikunda mwimbere aho utarora yego hari segonde hari minute hari n'isaha rero nubwo mubona rumwe yego abenshi babona urunguru rw'amasaha yego ariko burya zirimo pe uko ari eshatu izo nshinge uko ari eshatu nzivuze muri makeya kugira ngo tutabyinjiramo cyane yego urushinge rumwe ni Imana ubwayo yego itegeka ibihe ikabigena yego si yo si bitegeka yego urushinge rwa kabiri ni wowe ubwawe yego wowe ubwawe kuko hari umwifato ushobora kugira ugatuma ikigeragezo gitinda cyangwa gihita yego urushinge rwa gatatu ni abagukikije les voisins voisinage aba bagufi na voisin se nayo iba oya kugira ngo byumve yego ibuka ijambo ryo muri rivuga ngo uwo munsi bavuze ngo ngaho Uwiteka Imana yawe nigaragare tuyibone yego icyo gihe nibwo wivugiye ku musozi wa Siyoni yego uritamurura rero Imana ishobora kwitamurura vuba bitewe n'abantu bavuze nabi abantu bajya batuma Imana ikora n'amasegonda ahubwo ndetse donc abantu bashobora gutera Imana kwihutisha ibintu byawe amen shimwe data twese abantu bashobora gutera Imana kwihutisha ibintu byawe abantu bashobora gutera Imana gutabarwa vuba abantu babitera kuko ngo umunsi bavuze ngo ngaho si Imana yawe nigaragare tuyibona uwo munsi nibwo wivugiye i Siyoni iritamurura ariko kumubwire inshuti yanjye karame soma igitabo cyo kuva igice cya 14 igitabo cyo kuva handebere twumva nahageze mushumba mu kangahe ngaho ndebe igice cya 14 igice cya 14 nahageze murongo uhere kuwa mbere twumve. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli basubira inyuma babamba amahema imbere y'Pihahiroti yego hagati y'Imigidoli n'inyanja yego imbere y'Barsefoni uti imbere y'aho hantu imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo aravuga aho niho nshaka rero Farawo azagira ate Farawo azavuga urumva harimo akantu ka future k'inzagiye Farawo azavuga Abisiraheli ati bahabiye mu gihugu ubutayu burakingiranye yego nanjye ndanangira umutima wa Farawo bakurikire yego ziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose Abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka. Alleluya. Abisiraheli bigenza batyo mu by'ukuri Farawo yarekuye abantu banagiye yego ariko ikintu kizamutera kunangira Farawo kugeza ubwo haguruka akabakurikira ngo ni igiki ngo nuko azicara akabavuga nabi gusa ababwira ngo bahabye noneho ni igihe cyiza cyo bahabiye mu butayu ishyamba rirabakingiranye teka Imana iyo irebaho umuntu akuvuze umwe cyangwa benshi yego iyo umuntu akuvuze nabi yego iyo abantu bakuvuze nabi ariko bakuvuga nabi biherera ku Mana yego si ibintu byose bakuvugaho nabi ngo uhite ihurura yego ahubwo ibyo bavuze nabi babihereza ku Mana yego reka turebe ya Mana yabo reka turebe ya Mana ye ni ukukunegurira hari ijambo zirivuga ngo Imana yabo irihe ngaho nigaragare tuyirebe yego
ngaho se nigaragare. Ibyo rero yego nirwo rushinge rwa gatatu ku mukiranutsi ruyihutisha. uzi uko mise nibuka akantu nanjye ntabyumvaga neza, ariko mise nibuka umunsi Abisiraheli bazengereza Mose, baramubwira ngo iyo Mana yawe yego ngo uhora utubwira ngo wagiye kuvugana nayo, ngo uzayibwirize twivuganire. uwo munsi yaramubwiye ngo ndamanuka nza aho uri tuvuganire mu gihe gifatanye. Yego ndavuga ngo bakwemeye iteka ryose. Iki hindura handi twasomaga wumve. Wumve se ko iri mu munangire, ariko mbwira munangire ari uko abavuze nabi. Yego kuva ayo twari turimo kuva mu gitabo cyo 14. Ijambo ranga ritangaje ni kuri gatatu. Urabona ko ibi nabizi ibizi ko umuntu azakuvuga nabi. Gatatu turavuga ngo iki? Farawo azavuga Abisiraheli ati bahabiye mu gihugu ubutayu. Nako nishaka cyagagiyewe Farawo azavuga. Kubera ko ari Imana qui sonde le cœur. Yego. Irondora imitima. Yego. Dawidi yaravuze ngo imenya n'ijambo ritaraba mu kanwa. Rero umuntu uzakuvuga nabi. Yego. He knows him. Wow. Iramuzi imbere yuko kuvuga nabi. Uzakwanga irabizi ko azakwanga. Uzakuvuga nabi uko bimeze. Ubwo ikibazo noneho ari uwo muntu ari kumvuga nabi mbanye nayo gute? Ubanye nande? Ni Uwiteka. Ibi byose birimo biraba ku muntu ubanye neza n'Uwiteka. Haleluya. Utabanye nawe neza n'Uwiteka, ibyo ntibyahuruza Imana. Niyo mpamvu bisaba ngo niba ushaka ubutabazi bw'Imana ugashaka sécurité totale y'ijuru, bana neza n'Imana. Okay. Noneho ntangiye noneho niko ye karame. Ugeze ku murongo wa 15. Yego umurongo wa 15 w'icyo gice nyine. Yego nahageze. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, naho umanike amaboko inkoni yawe, urambura amaboko hejuru y'inyanja, hagati nko ku butaka. Urambura amaboko hejuru y'inyanja uyigabanye mama. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko aho nshaka 17 rero. Nanjye ndagira nte? Nanjye ndanangirira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku baheshwe n'amafarashi. Bijamo nshaka. Haleluya. Kandi ngana ku musozo. Dore nkubwire. Haleluya. Mbere hari muri future hazagamwo ikintu igihe kizaza. Yego. Farawo azabavuga nabi. Kubera ko mbizi ko azabavuga nabi, ndanangira umutima wa Farawo agambiriye guhaguruka bakurikire. Yego. Buriya yari Farawo gusa en personne. Yego. None hano ndanangira sasa Abanyegiputa. Noneho ngiye kubanangira imitima. Bazane. Noneho ntagaza wenyine. Ndamuzana nabo. Kugira ngo icyubahiro cyanjye kimenyekane mu Banyegiputa. Yego. Yego. Nuko ndanangira Farawo ubwo amanza hagurukira abakurikire, ariko ndamunangira n'Abanyegiputa bazane. Yego. Subira mu Kuva. Yego. Umva ijambo nshaka. Umva ijambo nshaka muri cya gice cya 14. Umurongo. Yego. Wa 20 na kane. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yego yitamurure mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo za Egiputa bacikamo igikuba. Akurura inziga ku magare yabo, bituma akururika ruhije cyane. Yego. Abanyegiputa baravuga bati, naho nshaka baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Ari amasogonda ndavuga. Twakirwe n'amaguru wane. Sha twavuye aha twagiye kuko namaze kubibona ko Uwiteka arengera Abisirayeli akarwanya Abanyegiputa. Unyibukije kwa Gideyoni.
barota inzozi ntego nyine ati kankubwire ibiro y'umutsima ati niyo waziroza ukabona igero bimanuka katubayeho rero izo nshinga tutazitinze ariko nizeye ko muzumvise mba no Imana ubwayo Imana ubwayo ipanga ibihe igena ibihe urwawe ubwawe rero ukubanye nayo kugira ngo urushinge rwa gatatu rugire imbaraga ni uko ubanye neza nayo igena ibihe bisobanuye n'aba ariko kugira ngo urushinge rwa gatatu Imana ariyo irukoraho yego ni uko urwa kabiri ruba rumeze neza no mva hanyuma rero umukiranutsi ashobora kugitindamo nyine kuko Uwiteka hari ukuntu agishaka ko amera kugira ngo asohokemo ari zaho bitunganijwe nyine urumva ese gusenga k'umukiranutsi kwatuma guhurujwe n'amarangamutima iri sengesho rikuva mu marangamutima Mana ndashaka yuko mfata gute ndashaka ko Mana ndashaka ko Mana nkorera ibi nanjye nakora ibi ariko na marangamutima ariko Imana yizi ko utabikora kuko hari n'ibyo yakoze ntiwagira icyo ukora ikibazo kirabaza ngo gutinda mu ikigeragezo cyo wakivuze ubu turacyumvise none ntibyaterwa no gusenga nabi biturutse mu marangamutima ya nyiri ikigeragezo no gusenga kwe hanyuma gusubizwa bigatinda gute rero nibyo ndavuga mu kanya byo kujya gusenga ugasaba cyane ibitari mu bushake bw'Imana. Ikigeragezo cyawe cyari gifite gahunda n'igihe kandi gifite ukuntu kigomba gusiga ubaye uhindutse. None rero ahubwo n'umubano wabanaga n'Imana ubwawo urimo uragenda usubira inyuma, ubwo birimo birasubira urudubi. Kandi wowe ugiye gusenga wiherereza amakosa ku Mana wiyita ko ari ikurangaranya. Mana abanyabyaha baguwe neza ndetse n'umuturanyi wangeretse kugenda asambana. Kujya gutonganya Imana ubwabyo ni bibi. Urumva kujya gutunganya Imana ubwabyo ni bibi. Ndumva rero kino kiganiro kikuzuza cya kindi ko tugomba gusenga ariko niko ndi kubyumva. Tugomba gusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana ariko tuyisaba ko niba bishaka ari we ibona ko bitubereye ibikore. Kandi nanjye nkambanye neza nayo. Dusome tutarasoma mushu umukiranutsi yashobora kubana n'Imana gute akamenya ko abanye n'Imana. Ni gute umukiranutsi yamenya ko abanye n'Imana? Hari icyo Bibiliya yita guhamanya. Imitima yacu ihamanya n'Imana ko yego ndabyiyumvamo ko mbanye n'Imana neza, ariko noneho icyo wigenzuriraho cyane ntibyaba mu marangamutima. Bishobora kuba mu marangamutima, niyo mpamvu ngiye kubabwira icyo wigenzuriraho cyane. Yego, umukiranutsi yigenzurira mu kuntanesha iby'isi. Kunesha iby'isi. Ubundi buryo umukiranutsi yirebera yipimira mu kuntu ari mu kunesha iby'isi. Naho umubiri nabo banzi batatu nyine bose uko ari batatu: isi, umubiri na Satani. Ukunesha iby'isi n'umubiri na Satani nicyo gipimo wireberaho ko ubanye n'Imana neza. Dusome iryo somo. Dusome ijambo riri muri Yakobo. Ngiye nabyumvamo ukuntu henda ninsubira mu kiganiro nawe ndi kukireba ahari menya nzabyumva. Ngaho reba Yakobo. Yego. Igice cye cya mbere. Yego. Sibyo? Yego rwose. Umurongo wa 2. Yakobo igice cye cya mbere umurongo wa 2 haranze ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Mu muntu hagerageza iki? Kwizera. Hanyuma kwizera kukabyara kwihangana. Ngaho namwe mureke kwihangana gusohoza umurimo wako.
Yeah. umurimo wo kwihangana wo ni uwuhe? Ni ukugeza umuntu ku cyo yari ategereje. Wow. Ngicyo. Donc buri mukiranutsi hariho abantu bajya barota, akarota yambaye imyenda y'ishuri. Yego. Utwa kaki, mbese iniforume yambaraga muri primaire. Ari ku ishuri ye. Ndetse yicaye kuri za ntebe rwose zo mu cyaro. Rimwe na rimwe ari no gutsindwa. Yego. Iyo arimo kubibona akabona no muri proclamation mu kubivuga ry'amanota aratsinzwe, mbese ibintu Imana ibirimo kumwereka burya. Ibirimo mubwira ko mu mashuri yayo arimo arasibira. Mu mashuri y'Imana arimo arasibira. Mu ishuri Imana irimo kumwigisha arimo arasibira. Mu kigeragezo arimo ntabwo arimo kwimuka, ntabwo arimo gutirimuka. Kandi ikigeragezo ni ishuri. Yego. Umuntu ava muri phase imwe cyangwa se cycle imwe ajya mu yindi. Urumva kugeza ugera muri cycle inférieure, mambe supérieur avuye muri inférieure. Ngumva umuntu avuye mu mabanza yagiye mu yisumbuye. Yego. Yavuye mu yisumbuye muri kaminuza. Yego. N'ikigeragezo ni ishuri ry'Imana ku bakiranutsi. Reka dusoreze kuri Yeremiya. Yeremiya igice cya 20. Yego nahageze. Nsomera uhereye ku murongo wa 10. Umurongo wa 10 haranditswe ngo kuko numvishe benshi bansebya. N'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Yego. Inshuti zanjye zose ziranyubikiriye. Zireba icyo nsitaraho. Ziranyubikiriye zireba icyo nsitaraho. Yego, ngo zindege ziti. Ni mu murege natwe tuzamurega. Yego. Baravuga bati ahari azemera gushukwa tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. 11 ariko Uwiteka ari kumwe nanjye. Yego. Ameze nk'intwari iteye ubwoba. Yego. Nicyo gituma abandenganya bazasitara. Yego. Kandi ntibazansinda. Yego. Bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge. Kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Navuga ngo amen. Amen. Abyumvise aho ngaho? Yego. Impamvu turi uyu murongo ni ba bantu bangose, ba bantu navuze batuma Imana ibanguka. Tuzangiza ziranyubikiriye, bantu barangenza bareba icyo nsitaraho, bavuga ati murege natwe tuzamurega. Yego. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye kandi ni intwari. Amen. 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 Uwiteka Imana ihagurutswa n'ikigeragezo cy'umuntu iyo bikomeye. Yego. Kandi nizere ko uzasohokamo mwene data ubaye nk'izahabu yatunganijwe mu ruganda, kuko n'ubundi niyo ntego y'uruganda, niyo ntego y'itanura, ni ugutunganya ifeza. Imana ishimwe cyane. Amen. Nasoje. Mana yanjye, bivuze ngo hari ibintu bitubaho akenshi cyane tukanabitera n'inkunga. Tukabitera inkunga kugira tukabitera imbaraga. Nizo nkunga. Oya. Ijambo inkunga burya biza mu bintu bifatika. Gutanga ibishyimbo, amafaranga, kubakira, amabati, isima. Yego. Ahubwo tukasa n'ababyikururiye. Hari ibintu bitubaho ariko tubyikururiye. Yego. Ibyo bintu Yakobo yarabyanditse, sibyo? Icyo gihe yaravuze ngo ni mu abanyamazimwe. Yego. Yego. Abanyamazimwe n'abakazitereyemo. Yego. Ntimuzigire mubeshyira ukuri. Amazimwe urayazi? Yenda yazi. Ni iki? Amazimwe ni buri amazimwe ava ku kuzimura. Zimura. Très bien, kuzimura. Kuzimura rero ushobora gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe. Yego. Kandi n'ubundi kuzimura ushobora no kugerekera umuntu ibyo atakoze. Très bien. Ukabibwira abamuzi kugira ngo bamufate uko atari. Ubwo kizakurikiraho uzahamagarwa rero bibazwa.
hanyuma umunsi wahamagawe mu nteko ngo ibazwe, bikaba na ngombwa yuko kubitirwa mu ruhame rw'abantu, ijambo ry'Imana rikubuza kubisengera uvuga ko urimo kugeragezwa, kuko ibyakubayeho byatewe n'uko uteye. Yego. Wabyumvise? Ntabwo rero Imana ijya ishaka bene ayo masengesho. Kubera iki? Umuntu yaje gusenga ayisaba ngo imutabare nk'aho ari mu kibazo cyatewe nayo, naho kumva ikibazo arimo niwe wakikururiye, wakiremye, wakikururiye. Ntabwo umuntu ajya yiremera ikibazo. Nibyo mvuga nyine, kukikururira, babyita kukikururira. Okay. Reka mvuge ngo yanakiremera, ariko n'imvugo wenda itari bwumvikane neza. Kukiremera ubundi mu byiza cyane no kukikururira, ni kukikururira mu by'ukuri, ntabwo twate kukiremera. Urugero, nari mfite inzu Imana inyubakiye. Yego. Kandi rwose yari insezeranyije hashize imyaka myinshi, yinyubakiye mu bitangaza. Wakurikiye neza? Yego. Maze kuyuzuza ndebye ukuntu nyishimiye, numva igisigaye rero nta muntu ufite inzu nk'iyo mfite, ubwo maze kugira iwanjye nkwiriye no kuba ntagitega pasiporo ankome. Yego. Uwo mwanya ya nzu nyijyana muri banki yigira ingwate ngo bampe imodoka. Agira ngo urukura mu mutima w'abantu bamwe. Noneho ya modoka ingujije nyikopesheje. Yego. Byesure hariya bakeneye amafaranga ya buri kwezi azanye n'inyungu kandi. Yego. Iyi modoka uzanye izinjiza nibura pourcentage zingahe kuri loan umwenda wagujije? Kandi inzu yo niyubamo ntabwo yinjiza. Noneho ntabwo nari nsobanukiwe neza. Nari ngikomeje kumanwe. Kuko nari numvise, hari akantu nari numviseho ngo noneho ngo abonye inzu ashatse no kugira imodoka yo kugendamo. Kugendamo kugira ngo yideplase, ntabwo gikeneye moto, ntabwo gishaka moto no kujya muri bus. Nta nubwo aguze byibuze iyongera byibuze izindi income. Nashwe si yinjiza. Okay. Ahubwo niyo gusirimukamo nyine ngo kujya gutega gukozaho bose babyita. Noneho umva sakana ngiye kubwira. Uyu muntu yinjiye ahitwiwe ariko yarakodeshaga. Yego. None hakoze na mistake. Twa dufaranga yatangaga ku bukode nta dusevinze, ahubwo bariye neza, asohokana n'abana bajya mu myicundo. Yego. Iki kintu Paul yakivuze ngo iki? Nsomera ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa mbere. Yego. Timoteyo wa mbere namugezeho 6. Yego, nahageze. So umurongo wa 9, oya hereko ku murongo wa 8. Wa 8 handitse ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. 9, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'urupfu ryangiza rikabaroha abantu. Yego. mu bibahenebereza bikabarimbuza. 10, kuko gukunda imperu muzibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Iri jambo ryo kwihandisha imibabaro myinshi ni ukugira imibabaro itewe n'ubupfu wagize. Yego. Abyumvise? Hanyuma ugashiduka ya nzu witaga igisubizo, witaga ko ari isezerano Imana yasohoje, ugashiduka baje kwiteza cyamunara. Kandi banki zayigurisha rwose. Zayigurisha. Iyigurishe ntabwo umuntu yasubira gusenga. Imana ntako itagize, ubwayo wishyuraga inzu wakomeje kuyinjiza. Yego. Urangije rero uyaguramo imodoka, uyibonesha muri gym. Imodoka bayiguze mu nguzanyo, ahubwo y'inzu ayo wishyuraga landlord mbere y'uko ugira iyawe, ubu ngubu wayashyize mu butembere. Niyo uguramo essence, niyo ujyana muri gym, niyo ujyana mu anniversaire, niyo ujya kwiyerekana ko ufite imodoka. Ayo wari kuyongera ukishyura umwenda bikihuta ukava mu mwenda vuba, inzu n'imodoka bigendamo uri kwidembe. Nicyo Paul yabwiye Timoteyo ko abantu bose bifuza kuba batunzi, abantu bifuza kurgira aha,
yego abantu bifuza kunezerwa no kunezeza uyu mubiri bakawunezeza batabaze, yego bibagiraho ingaruka. Mm, Imana ibahe umugisha. yego Ugasanga ikigeragezo kirarambye kiratinze, naho kiraterwa n'iki? N'imiterere yawe n'ubupfu bwawe. Niyo mpamvu baravuze ngo abifuza kuba batunze bibaroha mu ki? Mu irari ry'ubupfu ryinshi ryangiza. Maze Imana ibaduhere umugisha. Mhm. Mwakoze. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Turasobanukiwe 80%, ahandi umwuka wera agende ahakora musobanukirwe neza. Buriya hari ikintu mise numva kandi kiranyigishije. Ntabwo uko uteye imbere ugendana n'iterambere cyane, ahubwo utera imbere ariko iterambere ukarigendamo gake iyo ufite umutima unyuzwe. Ariko iyo utagize umutima unyuzwe ushaka kubaho nk'umuntu umaranye imodoka imyaka 15. Ku murongo wa 8, kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Yego. Hanyuma nshuti bakunzi bampumuriza GB Ministries, reka dusubike, ntago dusoje ahubwo tuzongera tumuhamagare, ahubwo mwebwe murukumva twazamuhamagara tukamubaza kuyihe topic. Niba ukunze ibiganiro tubagezaho, Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Ariko kandi comment, like, share ni ibyanyu, kwicano ni yanyu, muyikunde, muyihererekanye, muyibwire n'abandi baze bumva ubutumwa bwiza. Niyo nyungu y'ukuri y'umukristo nyakuri. Reka dusabe umushumba niba nta kindi yakongeraho ku kiganiro tugiranye, asenga Imana ubundi kadusenga Imana. Ndumva nta kindi twavuze birahagije, umwuka yabiherekeze. Mana yacu ishobora byose, turagushimiye. Dushimiye ijambo ryawe ducishijemo inama n'impuguro kubyo abantu bibazaga ku kigeragezo no kugitindamo. None fasha abana bawe babyumvise n'abazabyumva ubutaha, uko umwe azabiha undi, ariko iyi mitima ifashwa, umwuka wera akora umurimo wamutumye gukora mu mitima y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.